turanezerewe. Amen. Hari n'abandi bashyitsi badusuye uyu munsi tutakiriye. Imana ibahe umugisha hamwe natwe. Ndabona mama hano na papa hano, ndabona sifiwe igihe kirekire. Mwese hamwe, twese hamwe duhawe ikaze mu nzu y'Imana. Nta mwanya wo kubakira ngo tumuhaguruke iki kubera ko umwanya wahise, ariko turabanezerewe mu nzu y'Imana. Haleluya. Yego, turangije umwaka. Ijambo nahawe kuvuga ni rigufiya, ijambo riri mu mubwiriza. Dusomere umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 8. Umubwiriza igice biri ku murongo wa 8 haravuga ngo iherezo ry'ikintu riruta itangiriro ryacyo. Umutima wihangana ari umutima w'ubwibone. Amen. Ngo iherezo ry'ikintu biruta intangiriro yaryo. Kandi umutima wo kwihangana cyangwa wa patience uruta umuntu ufite umutima w'ubwibone. Tugeze mu iherezo ry'umwaka, ariko iherezo ni ryiza iyo wagendanye n'Imana ukihangana ukageza aho ugeze. Abantu benshi gutangira biroroha, ariko kurangiza bikabananira. Umushinga wose watangira, ikintu cyose watangira, ugitangira ubona cyoroshye, ugitangira uvuga ngo iki kintu nzakigeraho, ugitangira uvuga ngo iki kintu kizambera cyiza. Muri spirituel, mu byo mu mwuka no mu bifatika. Yewe niyo wanashaka umugore umushaka uvuga ngo tuzabana neza, tuzabyara abana, tuzabarera neza, tuzubaka etaje, tuzatera imbere, muri gahunda, muri reve zawe cyangwa mu nzozi zawe uba wumva ko ugomba kuzarangiza neza ukagira. Ariko mu nzira, muri urwo rugendo ugahura n'ibigukubita, ugahura n'ibigukubita, ugahura n'ibintu utatekerezaga, ugahura n'ibigukinege, ugahura n'ibikunanira, ugahura n'ibikunaniza. Wajya kureba ugasanga yewe uku niko natekereje. Umuntu umwe yakundanye n'umugore, noneho ubuhamya bamuhaye, noneho barabana. Igihe cyarageze nyine bihazamo ibibazo. Hajemo ibibazo, atangira gutoteza wa mugambi. Atangiye kumutoteza, noneho umukozi w'Imana akagenda akabunga, noneho ngo uwo mugabo yari umwarabu, akajya ngo ibiri mama ni bikini, ngo ni bikini ntabwo ntagize kugira ngo iryo kini ndisohore mu nzu. Umva waramukunze kugeza ahantu wita igenda. Urumva ni ibibazo, ni ibitero byo ku isi, ni ibitero, ni ibikunaniza. Ushobora gutangira umushinga wawe ubona uzaresiza, wageze hagati ugahomba, ubwo watekereza ugasanga ntabwo ariko Bibiliya iratubwiye ngo iherezo ni ryiza kurusha itangiriro. Ni ukuvuga ngo uwatangiye iyo yashoboye kwihangana, akihangana, Imana nayo iramuhemba. Haleluya. Imana ikavuga uyu muntu yarihanganye, none ahuye ngomba kumwiyereka kuko icyo yatangiye aragisoje. Yesu ashimwe. Muri uyu mwaka hari ibyo twatangiye, ariko hari n'ibyatunaniye, hari n'ibyaduciye intege, n'ibyakagomba kudusubiza inyuma, ariko Imana yo mu ijuru iragahoraho ubwo yagushoboje gukomeza kwihangana no gukomeza kwihangana. Bene data, ni ubutwari kubona urangije umwaka uri mu gakiza. Uri mu gakiza, aka gakiza kagaka ushobora kugira ngo ni ibintu byoroshye. Ni ubutwari kubona
ushobora kugaragaza umwaka uri mu gakiza. Amajwi yakongoreye kugira ngo ubishinguke ni menshi, ariko warayangiye. Umuntu umwe muri Luka 18 ngo wumva 18 kugeza kuri 26 werabwiye Yesu baramubwira ngo ese Mohamed cyangwa wigisha mwiza ni iki nakora kugira ngo uzabone ubwami bw'Imana? Yesu aramubwira jewe si umwiza n'Imana. Aramubwira sasa ni iki nakora? Aramubwira rero wumva ntukice, ntukibe, ntugasambane, ubuguzi by'abandi. Amubwira y'amategeko yose. Hanyuma aravuga ngo byangerageza ibyo uvuga byose ndabikora. Sinjya zamba ndagerageza, sinimba ndagerageza, sinunguza ndagerageza, nubaha ababyeyi ndagerageza. Ibyo yakubwiye byose ngo ndagerageza, ngo ndagerageza ngo byose bikora. Mwigisha bikora neza nk'uko bisabwa. Yesu aramubwira ngo Yesu yabonaga ko akunda ifaranga. Mu biryo byose aramubwira ngo noneho asigaye yego urabikora byose uragerageza, noneho gurisha n'ibyawe byose. Mu by'ukuri Yesu ntabwo yashakaga ngo agurishe ibye byose kugira ngo byose ngo abihe abakene. Yashakaga kugira ngo arebe. Aramubwira gurisha ibyawe byose. Rero mu mategeko icyo gihe hari ukuntu bagurishaga, Yesu ashimwe, bakagurisha bagaha abakene, ba Ananiya, ba Safira, barabikoze. No mu mategeko y'Abaroma no b'Abayahudi byari bihari. Umukire wa cyane ashobora kugira igihe gitoya agafata imitungo ye runaka akayigurisha agafasha abakene. Aramubwira noneho ukora ibyo. Wararakara, afatwa n'umujinya mwinshi cyane, abishingukamo bishingutse. Ngo hahirwa iherezo ryiza kurusha intangiriro. Abivamo agenda umuti wamereza ntiyagaruka. Kubera iki? Kubera ko bamubwiye ngo agurishe ibye. Umutima we nubwo bya bindi byose yabikoraga hari cyari cyaramunaniye. Muri ubu buzima hari ikintu kikunaniye, ariko iyo ukomeje ukihangana, uhahirwa umutima. Umuntu ufite umutima patient ukihangana, ugakomeza ukihangana. Burya umugabo witwa Nowa, Bibiliya iratubwira ngo yapfuye afite imyaka 950. 950 niyo myaka Nowa yapfuye afite. Abantu ba kera twebwe ngubu twagiriye ubuntu, turi mu gihe cya grace. Yesu yaradupfiriye, ariko nanone nubwo Yesu yadupfiriye nta muntu unyuramo, nta muntu ugeze mu 130. Sindamwumva w'130. Dukora ibyaha tukihana, tukakora ibyaha tukihana, ariko nyamara hari ingaruka z'ibyaha zitugeraho bigatuma ubuzima buba bugufi. Ingaruka z'ibyaha ni kwa kundi ushaka gusambana ukarwara sida ikagutera urupfu, ukanywa ibiyoga bikagutera umwijima ukakwica. Hari ingaruka z'ibyaha nyinshi. Igihe cya kera abashoboye kuba intwari bakagendana n'Imana bararama, bamaze imyaka myinshi ku isi. Naho rero ahura n'Imana. Imana iramubwira sasa nabonye kuri iyi si y'abazima nta wundi mukiranutsi uhari ntawe. Uri etebe, uri jisite, uri umuntu w'umugororotsi, uri umukiranutsi. None nshimye yuko nkorana nawe. Aramubwira nyubakira inkuki. Kubaka inkuki ntabwo byari byoroshye, hari harimo ibitero byinshi.
hari harimo kwihangana kwinshi, hari harimo kunanirwa kwinshi. Yenda nabibwira abantu bakanga kubyumva, yenda akakomeza bakanga kubyumva, akakora inkuge, yubaka inkuge yashobora gufata Kicukiro yose. Ukurikije metero Bibiri ivuga, ashobora gufata akagace kakagarama kose, bana Kicukiro yose kagarama. Arayubaka ubwo bwato bwitwa inkuge, arabwubaka mu kwihangana kwinshi. Abantu bose bari abanyabyaha, isi irimo abanyabyaha benshi cyane, ariko Nowa ari umukiranutsi imbere y'Imana. Nukuvuga yakoreraga mu isi korompi, yakoreraga mu isi irimo abanyabyaha, yahuraga n'ibitero byinshi, akihangana. Ahantu hari abanyabyaha benshi, igihugu kiba gifite amahoro makeya, kiba gifite imiborogo. Niko Bibiri itubwira. Arakora kugeza igihe Imana yigaragaje ibyo Imana yavuze ko igiye kugusha imvura. Imana igusha imvura iminsi 40 n'amajoro 40. Inkuge Imana yonyine nafunga, binjira mu nkuge, we n'umugore we n'abana n'abakazana, abahungu be n'abakazana, amuzukuru n'inyamaswa. Imana yavuze barinjira baguma muri uwo nkuge, nabo bagenda muri indi souffrance yo kuguma mu nkuge. Nubwo Imana yari yabivuze, hari Imana yakubwira ngo mukoreye igitangaza, ukabona ko ari igitangaza, ariko kubera ko uri mu isi y'ibibazo, ukabona muri icyo gitangaza wahuriyemo n'amashoke, wahuriyemo n'ibindi bintu bikomeye, kuko turi ku isi. Muza y'ubuzima ni ibizamini. Hari igihe uhura n'ikizamini kikagutsinda cyangwa ukagitsinda. Muri iyo nkuge hari harimo inyamaswa, uzi guturana n'inyamaswa, uzi guturana n'amase n'amahurunguru, uzi guturana n'abaganga, uzi guturana n'ibiryo washizemo byazanye mungu, uzi guturana n'icyo kinuko, inyamaswa n'abantu, uzi kuba ufite agahinda ko kumva ko n'uko uri mu nkuge, ariko papa wawe amazi yaramujyanye, mama wawe amazi yaramujyanye, nyogosenge amazi yaramujyanye, bariya bose amazi yarabajyanye, mugore warira buri munsi. Nubwo ndi hano mu nkuge, mama ari he? Mukuru wanjye ari he? Murumuna wanjye ari he? Mubyara wanjye ari he? Urumva nta mahoro byarimo. N'umukazana akavuga yego ndi hano, nabaye sove kubera grace, ndi hano, ariko iwacu bari he? Hejuru yo kurya ibiryo bimwe buri gihe, bibanukiramo abaganga, bibanukiramo umwanda, bibanukiramo. Ntabwo Bibiri ivuga ko bari bafitemo amazi, bashyizemo ibiryo n'amazi. Ntabwo hantu Bibiri ivuga ngo mushe muri bidomoro bya n'inyota yashoboraga no kubica. Bigenda banywaga ayo amaganga, ariko barihangana, bagumamo kugeza igihe baviriyemo, kugeza igihe ngo amazi ugera amazi kuba menshi, amazi ngo arazamuka arenga imisozi. Bibiri namo ngo arenga imisozi ya Ararati, arazamuka aba hejuru, arembera hejuru, ubwo bwato burembera hejuru, kugeza igihe Imana ikamije ya mazi ngo yahushe umuyaga uraza ufite ayo mazi. Ariko ayo mazi ntiyakamira umunsi umwe, yakamye iminsi 120. Ni ukuvuga ngo amazi yagiye akama gahoro. Situwasiyo urimo ntabwo ari ngombwa mushyirireho ibivaho ku munsi umwe, ishobora kuvaho ku munsi umwe nk'uko yavaho ku mwaka umwe. Hagati ya hose uzakomeza ugire patience, uzakomeza wihangane. Ibyo waba urimo byose Imana ishobora ngo ndagukiriye inzira nkukoreye iki, ndakwambukije aha nkukoreye iki, ariko noneho ukabona noneho bigiye bigenda bihindura isura, sibyo? Bigahindura isura. Yenda wakitse ku icumu ryinshi, ariko inzara iragufasha, aho uri inzara iri kugufasha.
hahirwa. Ni byiza kugira iherezo ryiza kurusha intangiriro. Umugabo yageze aho avamo kagahinda karashira, abona tenisi, yumva akandagiye tena ku butaka. Haleluya! Akandagiye ku butaka ngo afata amatungo akura Imana. Yabaye ndagewe cyangwa undi ntavuga yego Mana urakoze muri igitangaza, ariko se iyi si nzayibamo njye n'umugore wanjye ntanuzana nzayibamo gute? Agahinda kakongera kakaba kabisi kuko kwa bawe bose wabavuze n'abaturanyi ugasanga nawe ubwihare, abawe bose barabuze, ariko yavuyemo afite umutima wishimye. Yatoshwe n'Imana gushima Imana muri situwasiyo iyo ari yo yose. Icyama muri situwasiyo iyo ari yo yose y'ubuzima bwawe wige kujya ushima, kujya ushima, ushime kuko Imana iyo ikuhaye ikintu niba ucishije mu kigeragezo ibizi kuzakivamo. Nta kigeragezo kitari rusange, ariko uburyo bwawe bwo kubyifatamo aho niho agakiza kawe kagaragarira. Haleluya! Noha avamo ashimira Imana kugeza Imana yo mu ijuru ivuga ngo ndicujije, sinzongera urimbuza isi umwuzure. Bashyiraho ikimenyetso cy'umukororombya ngo sinzongera kurimbusha isi umwuzure, ndicujije kubera igikorwa Nowa yakoze cyo gushimisha Imana, agatamba ibitambo binezeza Imana. Malgré ibyo yaciyemo byose, ariko agatambira Imana igitambo cy'ishimwe kinezeza umutima w'Imana. Imana irishima. Noneho Imana arayishyiraho isezerano, uhereye umunsi ibiba n'isarura bizahoraho. Ibiba n'isarura, ubukonje n'ubushyuhe, Imana arayitanga irindi sezerano, ishyiraho muri iryo sezerano ishyiraho umukororombya. Umukororombya twavuga ngo ni ikimenyetso cya Kristo. Avuze ubu ngubu ndabona ibi ngibi byaratumye nimurishe umwuzure, none ngiye gutanga grace, ngiye kuzatanga umwana wanjye nkunda. Haleluya! Ashyiraho ikimenyetso cy'umukororombya arc-en-ciel. Yesu ashimwe. Bibiliya inambwira ngo ni byiza umuntu ufite umutima wihangana kurusha umuntu ufite umutima ubwibone. Ubwibone ntabwo yakwihangana. Ushobora gufata ibyemezo abantu, ariko umwibone ntabwo yihanganira ibyo byemezo. Umwibone ntabwo ajya yihanganira ibintu bimwe na bimwe. Umwibone wese iyo ukoze kuri kote faible, umwibone ubona turumbuka agasohoka akava mu gakiza akabivamo. Umuntu umwe twarahuye ejo ndatangara, turaganira, sinzi twa tugiye kureba umuntu, batongeye kureba apotre yari yaje gutanga ubukwe, yahise asubirayo n'umuntu w'umucuti we. Hanyuma turi mu nzira gutya dufatwa n'umuganda, usanga mu nzira bari gukora umuganda, noneho biba ngombwa ko baduhagarika twicara mu modoka. Haza umuntu tuziranye kera, turaganira, avuga abashumba be. Ndavuga Mana yo mu ijuru, koko buriya uko umuntu akibeshya akatekereza akavuga ngo ari kumwe n'abantu, naba mfite abakirisitu bana nabo bansebya gutya kuko ari agahinda gakomeye n'urukundo bakunda. Arabavuga noneho uhereye umunsi ngo maze kubona yuko ngo ibintu nk'ibyo byose ngo baradusitaza, ngo bakagira gute, ngo none fashe icyemezo ngo njye kugurisha inzu ya mama y'Ubujumbura, ngo ningaruka ngo nzafata abana banjye ngo twigire hehe mu bihugu by'Abarabu,
ngo mpite nk'umuyisilamu. Ndavuga Mana, ndamwinginga, ndamwenda, ndamubwira ngo abarira basi aho kugira ngo uve mu gakiza, basi n'abo bantu kuko bagusitaza, shaka senga Imana ikuyoborere muri indi torero, basi usenga Imana. Ntabwo Imana irahari, ntabwo urabona Imana kuva uriho, ntabwo wigeze uzugongera urukundo rw'Imana. Ndamwenda dutana, amaze kumbwira wagiye guhindura ahantu ho gusengera, arambwira ngo nzazi wanyu. Ndavuga hoya ko nabwo muri dangereze yazagera akatumerera nabi cyane. Ndavuga ndakwinginze ntuzazi wanyu ngoya murakora iwanyu nahaza ngo monye arandi ngo kandi ni mwene wanyu. Noneho ndamukinege mu buryo bwose, ariko nyine ngenda muyobora ahandi kugira ngo atayoba ajya ku Isilamu. Hahirwa, ni byiza kugira iherezo ryiza kurusha intangiriro bakunda. Hari abantu bagize iherezo ryiza aho bamenye Imana. Uwitwa Marie de Magdala cyangwa Maria Magdalena, Yesu yamubwira abadayimoni barindwi. Uhereye uwo munsi sinzi Bibiliya iravuga abadayimoni barindwi. Luka 2 ni 2 kuri Luka haravuga ukuntu Marie de Magdala Yesu yamubwiyemo abadayimoni barindwi. Ni muri Luka 2, ni muri Luka 8 ndaza kuhashaka ndahababwira. Bamukuramo abadayimoni barindwi. Sinzi niba kuko yari umusambanyi, uwo yari amufite, yari afite byose. Ariko ndakubwiza ukuri, umushinga wo kuba umusambanyi ni umushinga kuvamo, ntabwo biba byoroshye. Kuva muri uwo mushinga ukareka ubusambanyi, ukareka ubusinzi, ukareka byose, ntabwo biba byoroshye. Hari umuntu nigeze kubwiriza kera, ndamubwiriza mwakiriza agakiza, mugendaho ndamutondagira ntiyarikabuka. Mugenda barambwira sasa, pasiteri nagukunda cyane, ntabwo uba utagize. Ariko se uri kumbwira ngo ndajye kunywa inzoga no kuzicuruza, nkaba mfite firigo yanjye hano, nshyiramo amata, nshyiramo n'inzoga. Ubu koko uranyijeje yuko Yesu azantunga? Fanta ntabwo zijya zigenda, n'amata ntabwo bigenda. Iyo ushyizemo akanyine akandi gasusurutsa bigenda vuba. Ni ukuri ndagukunda kandi n'ijambo ry'Imana naryumvise, ariko ntabwo byoroshye. Sinzareka kugurisha inzoga, ubwo biba biramunaniye. Twahurira yenda mu minsi mikuru akantumira navuga ijambo, ariko ku bijyanye no guhinduka cyangwa kureka decision yafashe. Ibyo rero kugira ngo Marie de Magdala abe akuwemo abadayimoni barindwi, ubona za business ze nyinshi zarahagaze. Uhereye uwo munsi yakurikiye Yesu. Aho ari bari kumwe na Yesu mu ntumwa ze. Nuko badabarwaga mu gihe cy'Abayuda, ntabwo bahaga agaciro badamu, ariko nawe yabarwaga mu ntumwa. Yakurikiye Yesu, akurikira Yesu. Yesu bamwica yarahari. Yesu bamubamba yarahari. Mu gitondo kare ku munsi wa gatatu muyarubika, Maria Magdala niwe wahageze wa mbere, niwe wamenyesheje ba Petero ibyabaye, niwe wababwiye ngo Petero, murabizi cya gitare nasanze cyavuyeho, nasanze arababwira ko Yesu yazutse n'umuntu kumwe yabimubwiye. Ba Petero bariruka bajya kureba, ariko ndakubwiza ukuri, wa wundi yagize iherezo ryiza. Yesu ashimwe. Hari uwitwa
Yosefu d'Arimati nawe yari umunyedini uraho acungana n'iherezo ku munota wa nyuma. Yesu amaze gupfa niwe wagiye gusaba umurambo wa Yesu, akawusaba Pilato kavuga umurambo, niwe wagiye guconga imva arayiconga neza, niwe waguze ya myenda y'igitare, ya myenda y'igitare bambitse Yesu, niwe wayimwambitse. Afashe initiative cyangwa se afashe icyemezo cyo gusaba umurambo wa Yesu. Agiye mu iduka aguze imyenda y'igitare iyo baza kumushinguramo. Agiye gutunganya imva, ibuye barariconga, kandi afata wa mubiri wa Yesu aragenda arawushingura. Ni byiza iherezo ryiza kurusha intangiriro. Haleluya. Uwitwa Muza uriya Nikodemu, ujya umwigisha nawe waje nijoro gushaka Yesu muri Yohana 3, nawe icyo gihe yakomeje kujya agenda yumva bya Yesu, ariko ntamujye hafi, ariko akajya amucyungisha ijisho yumva ibyo avuga. Uwo munsi nawe agenda agura amavuta ahenda, barahamboma cyangwa se umuti cyangwa se ibihumura, baramboma umubiri wa Yesu. Urumva abo bantu batatu bagize iherezo ryiza, bagize kurangiza neza. Ndagusaba ngo ugire kurangiza neza, uyu mwaka urangize neza. Hasigaye iminsi 2 kugira ngo twinjire mu mwaka. Umunsi w'uyu munsi nuwo kuwa mbere, sinzi niba nabyita iminsi 2. Cyumbuza uburyo umwete muri iminsi 2 uvuge ngo Mana, hari ibyo nishe, hari ibyo bitagenze neza, hari aho nacitse intege, hari uburyo nasubiye inyuma, hari dekurajima zamfashe, hari ibitero nahuye nabyo, hari ibyanciye intege, hari ibyasubije inyuma. Ariko muri iyi minsi 2 ngiye guca muri acceleration. Ngiye kugushaka, ngiye gucomeka muri acceleration ugeraho. Turavuga mu minsi. Amen. Ntabwo muzi umwana, ni umwana wa Ndahari, ni umwana wa Damari. Bibiliya irambwira ngo bari bafite, ngo yari afite impanga 2 mu nda. Umwana umwe Bibiliya irambwira ngo arasohoka, bamushyiraho agatambaro kavuga ngo uyu niwe mukuru. Bagiye kubona, babona wa muntu asubiye inyuma, wa mwana asubiye mu nda. Hafi n'umuntu ucungana na zile y'isi yavuze ngo uyu nguyu ni wa mukuru, ariko na Imana yari izi ko wasigaye mu nda niwe mukuru. Uwasigaye mu nda niwe wari mukuru. We rero yari muri pozisiyo kuvuga ngo ngewe ndasatura, ndahirika, ndakuraho gahunda z'isi, ningira gahunda z'Imana. Umunota wa nyuma n'itwazo wa nyuma, ngiye kuba mukuru, ngiye kurangiza neza, ngiye kuba mbere. Arasatura, akora violence, ajya mu mwuka wa acceleration. Uwo mwana muri dosiye yawe ya acceleration aho wongere, kuko uwo mwana ntabwo ari mu minsi 2, we ni mu isegonda. Ariko uyu niwe batakira yuko ari uwa mbere. Ngewe nuzuye umwuka wera, nzi gutitiriza mu nda, nzi guhagarara mu cyuho, nzi guhagarara muri breshe. Bibiliya ngo murahagaze, nabuze umuntu umwe gusa wahagarara mu cyuho ngo azane inkike, naramubuze. Ariko uwo mwana yari kuri breshe, avuga mu ndimi, avuga, ari kuvuga n'igihe Imana yarabimbwiye n'umwana, kuko Imana yabivuze. Iryo sezerano ryavuzwe abana bari mu nda. Haleluya. Umwana aratitiriza, abaganga barumirwa. Ariko mwari mwabona umwana wasoze bakageraho bamwambika agatambaro cyangwa akagozi, siride kuramuzi
aratitiriza 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 aratitiriza. Imbaraga z'Imana zitangira gusunika wa muntu zimwigiza inyuma zimwigiza inyuma. Asigaye iminsi ibiri twinjira mu mwaka. Satura 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 pasiyanse ituma usatura. Haleluya. Determination yawe ituma usatura. Ntabwo nitayeho ibyo wahuye nabyo uyu mwaka wose. Ushobora kuba uyu mwaka wose utarageze ku musaruro, ari ibitero hejuru y'ibitero, hari nk'abasaruye. Ariko wowe iyi minsi ibiri satura. Uzi ukuntu wasatura se? Tangira urare hanze utitiriza ukurura amasezerano y'Imana. Uyakuru ushima ibitagenda ukagenda biguhaye. Yesu umuhaye umutwaro wanjye. Bibiliya iravuga ngo abarushye n'abaremerewe nibazane imitwaro. N'uyu ndaguhaye uyigure winjire mu kuranya uranyuramye. Muri iyi minsi ibiri ushobora kugira umusaruro urenze umusaruro w'abasaruye. Yesu ashimwe. Ni byiza itangiriro iherezo ryiza kurusha itangiriro. Ni byiza umuntu waba ufite umutima wo kwihangana kurusha ufite umutima w'ubwibone. Ufite umutima w'ubwibone ntacyo ajya ageraho. Kereka Imana yo mu ijuru utabuye uwo mutima ikubise hasi ngo je resistance urugiye. Imana bibone. Ariko n'umwibone uri hano niwanga ukicisha bugufi ukavuga Mana iki ndiho cyazamutse kikubitwe hasi wowe zamuka muri jewe urayinjira mu musaruro kuko Imana n'ubutunzi bw'imbabazi. Haleluya. Iyo ni ijambo rigufi yahawe wowe tungana no kurangiza umwaka neza. Nifuza yuko nawe uzagira ubuhamya bufatika. Nizeye Imana ya acceleration, nizeye Imana ikorera mu muvuduko, nizeye Imana isohoza ijambo ryayo, nizeye Imana iri inyuma y'ijambo ry'Imana kugira ngo risoze, nizeye Imana itangaje. Ariko ukabona ari ntwari ku buzima bwawe. Iyo mbonye ntwari ku kintu cyangwa ku muntu wanjye cyangwa ku kintu cyanjye, ntangira kwibutsa Imana ibyavuzwe. Nashimira Imana ngo ndagushima kuko ugiye kunsetsa. Ndagushima kuko iki kintu kigiye guhinduka. Ndagushima kuko itazajya narangiza nakora komba spirituelle nakwana nacyo. Haleluya. Hari icyo ngiye gusarura mu minsi ibiri. Ndakwifuriza nawe kwinjira mu mwaka uvuga ngo Mana yanjye najyaga nkumva none ndakubonye. Yobu 42 Yobu aravuga ngo Uwiteka we najyaga nkumva none ndakubonye. Kubera iki? Imana yari imaze kumuremera umubiri mushya muri acceleration. Umubiri mushya ngo umeze nk'uruhinja. Imukorera ibintu aravuga ngo Mana numvaga bakuvuga. Kandi Bibiliya iravuga ngo Imana yahamirije wabona umukiranutsi wanjye Yobu. Ni ukuvuga ngo Imana yari izi ko umukiranutsi, ariko ntabwo hamwe bufatika yarafite. Ajyaga aturira Imana ngo hari abana banjye bagiye kuzerera iyo byo bahura n'ibyaha atura, ariko biza kuba bibi. Ariko Yobu agakomeza agakunda Imana. Umunsi umwe Imana ibirinduye byose, hahirwa iherezo ryiza. Aravuga ngo Mana we najyaga nkumva none ndakubonesheje amaso yawe. Yajyaga yumva Imana kugira neza, ariko yakwireba agasanga ari gupfusha, ari gutakaza, akumva ngo Imana igira neza. Ariko aravuga ngo ndakubonye
icyaha nawe ukavuga ngo ndakubonye Mana, ndakubonye Mana. Najyaga numva abarokore bakuvuga, none ndakwiboneye. Najyaga numva abantu bavuga ngo ukora ibi, none ndakwiboneye. Haleluya. Tuhagarare ibirenge byacu dusenge. Urashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nawe winjire muri iryo sezerano ry'abana b'Imana. Waba uri hano utarakora isezerano n'umwami Yesu Kristo ngo abikubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uri hano. Niba uri hano zamura ukuboko kwawe, ntabwo bigahetse tugusengera. Nimuze hano tubasengere, tubasabire umugisha. Abasengere abakirize agakiza. Haleluya. Amen. N'umusaruro w'ijambo. Biravuga ngo umuntu umwe wenyine gusa iyo yihaniye mu ijuru aba impundu. Haleluya. Abarenze umwe turashimira Imana ijambo ryiza ritumye imitima ikorwaho, umwuka wera agakombereka imitima, kubera ko umwuka wera ubikora agakombereka imitima yacu kugira ngo twakire Yesu. Reka tubafashe ni ugusubiramo aya magambo gusa ngo Waroma ni ko avuga ngo niba tuzakanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera n'umutima wawe. Ntabwo ari ukwatura gusa, muze gusubiramo ariko munabyizeye. Ukizera n'umutima wawe yuko Imana yamuzuye mu bapfuye urakizwa. Haleluya. Nibyo gusa, ntabwo ari byinshi tubasaba, ni ijambo ry'Imana rivuga. Reka musubire hamwe nanjye muri aya magambo. Uti Mwami Yesu, uvuge cyane nkajana imbere. Uti Mwami Yesu, ndagushima kubw'ijambo ryawe, ndagushima ko wamvuye ku musaraba n'ibyaha byanjye wazize, warakoze. Uyu munsi numvishe ko ugira neza, none nciye bugufi imbere yawe. Babarira ibyaha byanjye, ibyo nakoze byose, ari ibyo nibuka n'ibyo ntibuka, bisabira imbabazi. Amazina yanjye uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwihaye umbere umwami n'umukiza, sinzasubira inyuma ukundi. Mbaye iwawe kuva uyu munsi, unyakira iwawe, umpe imbaraga, unkomeze, undinde gusubira inyuma, sinzongera kuguhemukira. Ndagushimiye Yesu ko wamfiriye, ndagushimiye Yesu ko wacunguye, kandi ndagushimiye ko unyakiriye mu bwoko bwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Reka dufatanye tubasengere twese, dufatanye tubasengere, tubasabire imbaraga z'umwuka wera. Iyo umuntu amaze gukizwa aba akeneye imbaraga z'umwuka wera zimukomeza kugira ngo adasubira inyuma. Nta kindi tuvuga, bababariwe, ahubwo dusaba imbaraga z'umwuka wera zimanuke muri bo, za zindi zazuye Yesu bapfuye, kugira ngo zibakomeze mu rugendo. Data wera wo mu ijuru, turagushima kubw'uyu musaruro w'uyu munsi, turagushima kubw'iri ijambo rikomeye Mwami ritumye abana bawe baza kukwakira. Turagushima ko dupfiriye twese Mana kandi ukatuzukira. Uyu munsi Mana turakwereza abagabo Mwami bakutse ubwa kabiri. Yesu, turabizi ko Satani ashimitse amenyo kugira ngo
dusubize inyuma, ariko mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zo mwaza abasuzuma turazirukanye mu izina rya Yesu. Turatuye imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zakuzuye mu bapfuye mwami zibamanukire uyu munsi, imbaraga zakuzuye mu bapfuye mwami zibuzure uyu munsi, imyuka y'umwami ihura n'umwuka wawe maze ubitekorinde gusubira umukundi, imigozi yose y'roho ya Satani turayiciye uyu munsi mu izina rya Yesu. nta wundi muhazi kandi akibafiteho, nta wundi mugabane mwaza akibafiteho. uyu munsi n'abana bawe, uyu munsi binjiye mu bwami bwawe, uyu munsi mwebwe ibyaremwe bishya, ibyakera byose birashize, babaye ibyaremwe bishya mu bwami bwawe. turagushimira ku musaruro wawe mwami, turagushimira ku imbaraga w'amarurimo, turagushimira ku Mana agiye gusangira gushima izina ryawe uyu munsi. Mana tuzagitega byose kunenge Mana uzaza kwitwara bakazamura umwana hamwe n'Imana n'ubwoko bwawe. imbaraga zawe zibuzure umwami uyu munsi, imbaraga zawe zibuzure umwami uyu munsi, imbaraga zawe zibuzure umwami uyu munsi, imbaraga zakuzuye mu bapfuye Yesu reka zibamanukire uyu munsi, bahindutse ibyaremwe bishya maze Mana basubire mu mukundi. abo nawe bwoko bwawe mu bana bawe, icyubahiro ni icyawe, itorero rikuvugisha impundu kandi tuguhaye amashyi. musubire mu myanya yanyu mwahisemo neza. Imana ibahe umugisha.